Ndaguhaye ikaze nshuti muvandimwe wowe ukunda gukurikirana ibiganiro byanjye nkugezaho kuri YouTube channel Icuriro TV. Ndakwisabira kandi ndagukangurira gukora subscribe, ugakora share ndetse na like kugira ngo ibiganiro byose mushyiriyeho ujye uhita ubimenya kandi tujye tubasha guterana inkunga muri rusange. Ikiganiro nshaka kukugezaho ni kigendanye n'ibisobanuro by'inzozi. Inzozi urota zisobanuye byinshi, bikumenyesha byinshi kandi ugomba gusobanukirwa neza n'inzozi urota cyangwa se bakurotera. Abahanga benshi bahora bakora ubushakashatsi ku bigendanye n'imvo n'imvano ndetse n'ubusobanuro bw'inzozi, gusa benshi ntabwo babivugaho rumwe. Ku rundi ruhande ushobora kwibaza tuzi ese inzozi ziterwa n'iki? Inzozi se zaba zifite amahuriro n'ahazaza h'umuntu? Muri iyi nkuru urasobanukirwa byinshi. Ese indoto z'umuntu zishobora kwerekana hazaza? Iki ni ikibazo kibajijwe n'abantu benshi mu mateka y'isi. Bamwe bakeka ko bibiterwa n'izindi mbaraga zitagaragara ziva ahantu hatazwi. Abemera bo bakavuga ko zituruka ku mbaraga zituruka mu ijuru. Nyuma y'ibi, hatitawe ku myemerere iyo ari yo yose y'umuntu arota, hari ingero nyinshi aho indoto zabaye impamo mu buryo nyamara bitari byitezwe. Hari abashakashatsi benshi bagiye batangaza ko ukurikije imirimo ubwonko buba burimo igihe dusinziriye, ibi byasobanura neza rwose ko ubushobozi cyangwa se ububasha bw'inzozi mu kureba hazaza. Inzozi nyinshi zagiye zerekana ibintu nyuma bikaba. Hagiye hakekwa ko ari uguhurirana gusa kwabayeho. Urugero, rimwe na rimwe abantu barota impanuka z'imodoka, noneho hakabaho igihe umuntu arota iyo mpanuka mu ijoro, ejo mu gitondo rwose akayibona. Hari abatabyitaho bakavuga ko ari ibintu bisanzwe, ntibanabitekerezeho cyane mu buryo bwo kwiha amahoro kuko baba bumva bibarenze intekerezo zabo. Ese ni iki ubushakashatsi buvuga ku nzozi zikunda kuba impamo? Hari inkuru nyinshi z'abantu bagiye bumvikana bavuga yuko bagize inzozi mu buryo batazi, nabo nyuma ibyo byose barose neza bikaza kubabaho mu buzima busanzwe. Hari abantu bamwe barota ibintu bigeze gukeka ko bishobora kuba, ubwo bikavuga ko impamvu bakabije inzozi ari uko bari babitekerejeho wenda bikaguma mu bwonko bwabo. Hari n'abandi barota ibintu bishya batigeze batekereza mbere, nyuma byazaba impamo bikababera ihurizo, yewe bikanabagiraho ingaruka zikomeye. Nyuma yo kurota ikintu runaka, nko kwisanga watsinze cyangwa watsinzwe ikizami, umunyeshuri hari igihe ahita atangira kwizera umusaruro cyangwa se umubiri, cyangwa se agatangira gucika intege bitewe n'uburyo yakirosemo. Dukurikije urugero, imyitwarire y'umunyeshuri ishobora guhita ituma ahinduka, ashobora guhita yiga cyane cyangwa se gahoro nyuma yo kugira inzozi. Ibi bibaho kuko hari bamwe bafata inzozi nk'ingaruka y'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Rimwe na rimwe rero hari igihe inzozi ziba impamo kandi nta ruhare ubuzima bwa mbere yo kurota bubigizemo. Hari n'ibihamya by'uko inzozi zishobora kuva mu byo umuntu abitse mu mutwe yanashoboraga kuba yayobora cyangwa se atanayobora, bikava mu mutwe we akabasha kuba yabirota. Ibiro bivuze ko umuntu hari ibintu biba biri mu bwonko bwe ariko akaba atabizi, akajya abona ibimenyetso byabyo mu nzozi, noneho akamenya ukuri kw'izo mpamo. Kimwe mu buhamya buzwi cyane mu mateka ni igitabo cyanditswe n'umuhanga umwe mu kinyejana 16 cy'itsinda ry'abihaye Imana bo muri Espagne. Bakurikiranye umunsi ku wundi byavugwaga ko byaruswe n'umwana w'umukobwa utaruzi gusoma no kwandika waho nyine muri Espagne. Akaba yarakabyaga inzozi ze hafi 100%, akaba ndetse byose yarabigaragazaga. Nyuma y'igihe kingana hafi n'umwaka, inzozi zerekanye gutsindwa kw'igihugu cye cya Espagne mu ntambara barwanaga n'Abongereza, atitabe kubukana ingabo za Espagne zari zifite icyo gihe. Nyuma rero yuko Espagne itsinzwe ku mugaragaro mu gihe 1508, uwo mwana yamaye nk'umuntu wakabije inzozi cyane kuko nta wizeraga ko Ubwongereza bwatsindwa, nyamara we akerekana ko buri munsi arota igihugu cye cyatsinzwe. Ibi ariko ntibyabujije ubuyobozi kumufunga bumushinja ubugambanyi no kudakunda igihugu cye. 2015 igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyifashishije ibyo bitabo bitandukanye by'abahanga mu gukora ubushakashatsi nk'ibyiswe Sleep and Dream Database bukorewe ku bantu
2,303 ndetse 1,300 bari abagore naho 999 bakaba abagabo. Bose bakaba bari abantu bakuze gusa. Kimwe mu bibazo byabazwaga ababukorerwaho cyari ese wigeze ugira inzozi zikwereka ko hari ikizakubaho mu minsi iri imbere nyuma bikaza gusohora kuba byasohora bikabaho? Ibyo byose rero byagiye bibaho kandi bigasohora, kandi abantu benshi bagiye babasha gusobanukirwa ibyo ngibyo byose. Iki gihe 30% by'abagore na 19% by'abagabo basubije yego. Ibyavuye muri ubushakashatsi byerekanye ko hari abantu bagira inzozi zikababwira iby'ahazaza bakabimenya. Ibintu bamwe bajya kureba, bamwe bakajya kureba abaganga, abandi bakajya kureba abandi bagira ngo babashe kumenya ukuri, ariko bamwe ndetse bakajya no mu bitaro by'abarufite indwara zo mu mutwe kugira ngo bashe kumenya ukuri. Ariko kandi ibyo bintu byose bigaragaza ko inzozi zibaho, inzozi kandi zibaho kandi zigakabywa kuba wazirose. Muri iyi nkuru urabasha kumvamo ibisobanuro by'inzozi bitandukanye, urashaka kumvamo ubusobanuro bw'inzozi ugenda urota zitandukanye, urabasha kubimenya byose, umenye icyo inzozi zisobanuye kandi umenye n'icyo izo nzozi zashaka kukubwira wowe ubwawe. Ndagushimiye cyane, ndakwifuriza amahoro y'Imana ndetse ndakwifuriza n'umugisha w'Imana wowe ukomeje gukurikirana bino biganiro byanjye. Muri rusange rero ikizwi nuko inzozi zifite akamaro kanini mu mikorere y'ubwonko bw'umuntu. Zituma umuntu akura neza, zituma umubiri ukora imbaraga nshya zo kwirwanaho. Inzozi kandi zituma abantu bashaka uburyo bwiza bwo kwitwara mu bibazo cyangwa amahirwe y'ahazaza. Impamvu nuko hari igihe kandi umuntu arota agahita afata imyanzuro y'uko agomba kwitwara mu minsi izaza. Ikindi kandi nuko buri inzozi zitajya zijya kure y'ubuzima umuntu aba yarabayeho cyangwa ubwo umuntu aba yaranyuzemo. Iyo turebye rero inzozi mu byo bwa rusange, biroroha kumenya impamvu abantu bakabya inzozi cyangwa se impamvu inzozi zishobora kutubwira ibyazaza. Mu buzima busanzwe ubwonko bw'umuntu buhora mu bihe muri ibi gihe cyose. Dutegura imishinga, turateganya, turitegura ndetse tukanategura ibyo tuzakora ejo cyangwa se mu byo twanyuzemo. Igihe turyamye rero ubwonko bwacu bukomeza aka kazi mu ijoro, ariko bukabikora nta bindi bintu byo mu isi yo hanze byivanzemo, ndetse buba bwisanzuye bugatangira gushaka ibisubizo byose. Ese nibigenda gutya bizakorwa iki? Kurikirana usobanukirwe kandi umenye neza byinshi byerekeranye n'inzozi urota. Ndagushimiye cyane, ntiwibagiwe gukora subscribe, like na share. Urakoze, ntukabure amata mu rugo rwawe ndetse ntukabure nabo kuyanywa. Urakoze cyane. Reka ngushimire cyane nshuti muvandimwe ukunda gukurikirana ibiganiro byanjye nkugezaho kuri YouTube channel yacu Icuriro TV, kandi ndagusaba cyane ndetse nanakwinginga kugira ngo ukomeze kuntera inkunga ukora subscribe ndetse like na share, ndetse ukore no kunzogera kugira ngo ibiganiro byose nkora bijye bibasha kukugeraho, kandi dufatanye kuzamurana nunantera n'inkunga ukora subscribe kugira ngo uwo mugisha twese utugereho. Ndashaka gusobanurira ibigendanye n'inzozi zitandukanye abantu benshi bakunda kurota mu buzima bwa buri munsi ariko ntibabashe kumenya ibisobanuro byazo. Inzozi nshaka kugusobanurira ndetse zitandukanye zirakurikira. Ushobora kurota uhanuka. Izi nzozi zikunda kuboneka ku bantu bafite cyangwa benda guhura n'ibibazo bikomeye mu kazi bakora cyangwa se mu mibanire yabo ndetse n'abandi bantu. Icyo gihe uba ushobora kurota nyine uhanuka, bisobanura ibyo ngibyo nkubwiye aharuguru. Ushobora kurota ukuka iryinyo cyangwa se amenyo. Amenyo ni ikimenyetso cy'icyizere ndetse n'imbaraga ku muntu. Kurota ukuka amenyo rero bisobanuye ko watangiye kwitakariza icyizere ndetse ukaba urimo gutinya gukora ibintu bimwe na bimwe kuko ukeka ko utabifitiye ubushobozi. Ushobora kandi kurota wambaye ubusa mu ruhame. Izi nzozi zerekana intege nkeya, zikaba zikunda kurotwa n'abantu bemeye cyangwa se bifuza kuzamurwa mu ntera cyangwa se kubona akazi gashya kazatuma babonwa n'abantu benshi. Ushobora kandi kurota ukora ibizamini. Izi nzozi zikunda kurotwa n'abantu bahora bifuza gukora neza akazi kabo, zikaba zibibutsa guhora biteguye ndetse no kutirara. Icyakora hari n'abavuga ko izi nzozi zigaragaza ko umuntu afite
stress iterwa n'akazi nyinshi cyane, ndetse ushobora no kurota upfa. Abahanga mu nzozi bavuga ko izi nzozi zidasobanura gusa ko ugiye gupfa bisanzwe, ahubwo zerekana ko hari ibintu ugomba gushyiraho iherezo cyangwa guhindura nk'akazi, inshuti, akahise k'umuntu n'ibindi, ahubwo ugatangira ibintu bishya. Ushobora kandi kurota uhura n'icyamamare. Inzozi zirotwa n'umuntu ufite inyota yo kumenya no kuvumbura ibintu bishyashya, ndetse zigakumenyesha ko ufite impano zimwe na zimwe muri wowe, ndetse zirimo n'ibyo icyo cyamamare gikora. Ushobora kurota uhigwa cyangwa se bakwirukankana. Nubwo wumva utewe ubwoba no guhigwa no kuba abantu bari kuguhiga cyangwa se bakwirukankana, nyamara abahanga bavuga ko izi nzozi ari nziza. Bazifata nk'ikimenyetso cyo kuguha akanyabugabo ko guhangana n'ibibazo waba ugiye guhura nabyo. Izi kandi zikaba zirotwa cyane n'abagore kurenza abagabo. Ushobora kurota uca inyuma uwo mwashakanye. Izi nzozi ntizivuze gucana inyuma bisanzwe, ahubwo zikubwira ko uwo mwashakanye ashyize umutima cyane ku bindi bintu bitari wowe. Gusa bakomeza bavuga ko kutizerana bishobora kongera izi nzozi mu bakundana cyangwa se mu babana. Kurota wakerewe kubyuka. Izi nzozi ni ikimenyetso cy'uko wananiwe cyane cyangwa se ibintu byakubanye byinshi mu mutwe bikakurenga. Zikaba rero zitanga gasopo warning zo gutanga amasezerano utazabasha kuzuza. Kurota uguruka. Izi ni inzozi nziza zikumenyesha ko urimo kugenda wibohora ibintu byajyaga bikugira imbata cyangwa se watinyaga gukora. Kandi kurota uguruka nanone bikakwereka ko ari ikimenyetso cy'uko urimo urakura mu buryo bigendanye n'ibitekerezo, mu buryo bigendanye n'imitekerereze itandukanye. Akaba ari nacyo kintu bisobanura. Kurota watwaye inda cyangwa se watwise ni inzozi zerekana ko nyirazo afite ibibazo cyangwa se afite ibitekerezo bishyashya n'imishinga mishya yifuza gushyira mu bikorwa. Kurota uta umuhanda utwaye imodoka. Izi ni inzozi ziguhitura ko ibintu wafashe nk'akamenyero bishobora kuzaguteza ikibazo mu minsi izaza mu gihe utabihaye agaciro. Rero inzozi ni nyinshi cyane. Ushobora none kurota nyine unyuze mu mazi atemba, ndetse y'amazi asuma cyane atemba, ariko y'amazi akagutwara. Icyo gihe uba bisobanuye ko ejo ushobora kuzahura n'ibikomeye byinshi cyane, noneho ukazasanga bya bikomeye nyine bikugezeho ubanye nabyo, bikugizeho ingaruka zikomeye cyane. Ariko kurota unyura muri ya mazi atemba ukabona urakomeje urayambutse, biba bisobanura ko ugiye kuzahura n'ibikomeye bikakubabaza bikagukoraho, ariko kandi ukabinyuramo ndetse nta n'ingaruka zikomeye bikugizeho. Kandi ushobora none kurota uguruka. Kurota uguruka bisobanura ko nyine uri gukura mu buryo bw'ibitekerezo, mu buryo bw'umwuka, urimo urakura mu buryo bw'ibitekerezo. Ushobora kandi kurota nyine uri mu mazi y'ikidendeze. Aho naho bisobanuye ko ugiye kuba uri mu hantu ushobora kuba ugiye gutuza, kugira ibyo gutuza, ndetse uri mu bintu byinshi byiza kandi ndetse utuje cyane. Ushobora kandi kurota urimo uragenda, ariko hari umubu cyangwa se isazi iri kukugendaho, ndetse wanayikubita ukabona haje indi. Biba bisobanura ko uriho uratererezwa ibintu bibi cyane, cyangwa se ushobora kuba nyine ugiye guhura nanone n'ibintu bibi. Ushobora kurota nanone mu nzu iwawe harimo intozi nyinshi zirimo zirazunguruka zinyuranyuranamo. Ibyo nabyo ntabwo aba ari byiza, bigaragaza ko mu buzima bwawe ugiye guhuriramo n'urusobekerane rw'ibibazo bitandukanye. Ushobora kurota nanone inuma. Kurota inuma ziri iwawe cyangwa zihagenda biba bisobanura ko ugiye guhura, mbese ugiye guhura n'ibintu byiza, amahoro asesuye mu buzima bwawe, ugiye guhura n'ibyo ngibyo. Ushobora kurota kandi uri kurya inyama. Kurota uri kurya inyama hamwe ni byiza, ahandi ni bibi, kuko mu gihe urose uri kurya inyama ukabona ariko hari umwe nko mu bana bawe muri ako kanya uri kubona muri za nzozi, cya gihe haba hari ibintu bibi bigiye kuba kuri wa mwana wawe cyangwa se kuri wa muntu wawe. Ahangaha usanga kurota uri kurya inyama atari byiza. Kurota nanone kandi inka yica cyangwa se inka
y'indwanyi uri kubona y'indwanyi ntago aba ari byiza. Nanone uba ushobora nyine kuba ugiye guhura n'urugamba rukomeye cyane, ndetse hari abantu wita ngo ni inshuti zawe ariko bagiye kukugambanira no kukugirira nabi. Kurota inzoka ni igaragaza abantu ko uri kumwe n'abantu cyangwa se uri kugendana n'abantu, cyangwa se hari abantu bamwe namwe ugiye guhura nabo bazakuriganya, bazaguhemukira, bazagushushanya mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Ikindi kandi ushobora kurota nanone amafi. Kurota amafi ugaragaza ko ugiye guhabwa inonye, ugiye guhabwa mbese guhabwa impano, guhabwa amahirwe, kugira ku bintu byinshi, kugira amahirwe ndetse n'ibindi. Kurota nanone wasubiye ku ishuri biba bigaragaza ko hari ibindi bintu by'imishinga ikomeye ugiye kongera kugeraho, ugiye kwagura, ugiye kugeraho. Hari ibindi bintu runaka ugiye gukora, ugiye kongera kugeraho, ugiye kwaguka muri wowe. Ushobora kuba rero nanone nawe hari izindi nzozi waba ukunda kurota ariko ukaba utazi ibisobanuro byazo. Ubu ngubu ni umwanya wawe, duhurire muri komenti ngusobanurire izo nzozi zitandukanye kugira ngo nawe ubashe gusobanukirwa. Asante, Imana ikugirire neza, ubane n'Imana, Imana y'u Rwanda ikugirire neza, kandi ntukabure amata ku ruhimbi ndetse ntukabure nabo kuyanywa. Asante.